Bwana Yesu asifiwe sana. Nongeye kubasuhuza mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo rivuga ngo kuba maso no gusenga. Yesu Kristo yakomeje abishishikariza intumwa ziwe azibwira ngo mube maso kandi musenge. Kandi impamvu yabivugaga gutyo nuko yarazi ibihe barimwo, nuko yarazi kuko batuye mu isi irimwo ibishuko byinshi. Kandi Satani ahagurukiye kurwanya abakorera Yesu Kristo. Na n'uyu munsi niko bikimeze. Satani ntararuha kuko misiyo yiwe iracyari yayindi kugira ngo abashe kurwanya wewe wahagurutse kugira ngo ukorere Yesu Kristo. Imana nishimwe cyane. Niyo mpamvu rero mwene data tugomba kuba maso kandi tugahagarara ku ntwaro yo kunesha yo gusenga. Kuko iyo twasenze dusenya ibihari bidakwiye, tukubaka ibyasenyutse tukubaka ibyasenyutse bigomba kubaho. Imana nishimwe cyane. Reka dusome muri Matayo 26 murongo wa 41. Haravuga ngo mube maso musenge mutaja mu mosha. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite integekeye. Yesu Kristo ibi yabivuze mu gihe yariko abona kuko bagiye kwinjira mu bihe by'amosha kurusha, kandi abemeye bakitaba impamagazi akabona kuko bazinjira mu mosha bakinjira mu bigeragezo batakiri kumwe nawe. Niyo mpamvu yakomeje abingingira kuba maso no gusenga. Imana nishimwe cyane. Ibi yabivuze mu gihe yariko abona yuko yegereje guzafatwa agashirwa mu maboko y'abazamubamba, agashirwa mu maboko y'abafite kumwica. Ibi abibwira intumwa ziwe nko kubasezera ababwira ngo mube maso kandi mwongere musenge. Bisobanura nkuko iyo uri umukristo wemeye impamagazi ugomba kuba maso, kuko nutaba maso uzotungurwa. Turi abasirikare ba Yesu Kristo, kandi umusirikare wese azaba maso kugira ngo atazatungurwa. Udatungurwa n'umwanzi akagutungura akakurasa utareba. Niyo mpamvu rero bidusabye kuba maso kandi cyongeye tugasenga. Kugusenga nayo ni intwaro twadukoresha kugira ngo dusenye ibyubatswe n'umwanzi Satani, tubashe gushiraho ibikwiye kubaho. Imana nishimwe cyane. Iri jambo ryakomeje risubigwamo kenshi, risubigwamo nko mu gitabo cya Matayo, risubigwamo muri Luka, risubigwamo na Paulo gwe yabisubiyemo yandikira Abatesalonike, arababwira ngo bene data musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba, isura 5. Arababwira ngo musenge ubudasiba. Yesu kandi hano abwira intumwa ziwe arazibaza ngo arababaza ngo niki kibasinzirije, ni mubyuke mube maso musenge kuko muri hafi kwinjira mu mosha. Mutinjira mu mosha. Gusenga konyine kuza gutuma tutinjira mu mosha. Gusenga konyine kuza gutuma tutinjira mu bidakwiye. Gusenga konyine kandi tukaba maso. Kuko iyo twabaye maso tuzadufa gushukwa. Iyo twabaye maso tuzadufa kujanwa gusiyo iyo abantu biboneye. Kuko turi maso. Turi maso. Turi maso tuzadufa gusa kurozurwa iyo turojejwe. Imana nishimwe cyane. Abwira intumwa ziwe niki kibasinzirije. Naje uyu munsi nkonda kubwira mwene data we unumva niki kigusinzirije. Niki kigusinzirije kandi Satani ahagurutse kurimbura, ahagurutse kurumaraho, ahagurutse kurwanya abavuga Yesu Kristo. None niki kigusinzirije? Ugasanga usinziri winjiye mu cyumba wariyororoshe warasinziriye, winjiye mu cyumba cy'urugambo, winjiye mu cyumba cy'uburozi aho warasinziriye. Niki kigusinzirije aho hantu mwene data? Winjiye mu cyumba cyo gukora ibyangwa n'Uwiteka urasinziriye, uridegembye uguwe neza. Winjiye mu cyumba cyo kwibagirwa ibyiza by'Imana, winjiye mu cyumba cyo kwibagirwa amasengesho y'Imana, winjiye mu cyumba cyo kwibagirwa Imana yawe umuremyi wawe. Winjiye mu cyumba cy'ubwibone, winjiye mu cyumba cyo gusebanya amagambo, winjiye mu cyumba cyo gusenya ingo z'abandi, winjiye mu cyumba. Bwana Yesu asifiwe kandi Imana itubabarire. Winjiye mu cyumba cyo gusenya ingo z'abandi, ugasanga umugabo abayeho kubwo gusenya ingo z'abandi, umugore abayeho kubwo gusenya ingo z'abandi, umukobwa abayeho kubwo gusenya ingo z'abandi. Ugasanga wasinziriye mu icyo cyumba wasinziriyemo kidashimishije Uwiteka, icyumba cy'umunuko, icyumba gisuzuguritse. Umukristo wemeye gusiga byose agakurikira Imana akaja mu cyumba kinuka nk'icyo. Umwanzi Satani nakigusangamo azakuribatira, nta kabuza azaguhindura umuhigo wamenyo wiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
sohoka muri icyo cyumba, sohoka muri icyo cyumba, sohoka muri icyo cyumba winjiyemo. Ibyo bitotsi wasinziriyemo ubisohokemo, winjire mu cyumba cy'amasengesho. Kristo abashe kugumurikira, ubashe kumurikirwa n'umucyo wo mu ijuru, ubashe kumenya icyo Imana igushakaho. Iki ntabwo ari cyo gihe cyo gusinzira, iki si igihe cyo gusinzira, kuko ntawe udusinzira mu rugamba. Iyo usinziriye mu rugamba uba wiyahuye wenyine, iyo usinziriye mu rugamba uba witeguye gupfa. N'umukristo usinzira muri ibi bihe turimo, agasinzira akarambika intwaro yo gusenga hasi, akararika kuba maso, uwo nta kabuza Satani azamuribatira kandi amuhindura umuhigo wiwe. Imana nishimwe cyane. Ariko mwene data wewe numva, senga, numara gusenga ube maso, kandi numara kuba maso uhangane, numara guhangana uzatsinda ibyo byose. Kandi ureke kwizera abantu bose. Ndore Satani asiga akoresha ama strategy, agakoresha abantu bose bemeye Imana, babandi twemera kuko ari bo basenga, akari bo Satani acamo kugira ngo babashe gusenya ingo z'abandi, kugira ngo babashe gusenya imirimo y'abandi, babashe gusenya ibikorwa by'abandi. Imana nishimwe cyane. Ugasanga umuntu n'umurevera akirukanka kuba Kristo abasenya, ugasanga umuntu n'umuvuga butumwa akirukanka ku ntama z'Imana abasha kuzikoresha ibidakwiye. Ugasanga umuntu n'umuyumbe, ugasanga umuntu n'umuyumbe, uwo muyumbe ariko akoreshwa na Satani, akora imirimo yose yangwa n'Uwiteka, uwo akirara mu ntama z'Imana za zindi zasinziriye, akazikoresha ijanga n'Uwiteka, bigatuma abantu bazinukwa iby'Imana, batakimenya gutandukanya abasenga by'ukuri n'abadasenga by'ukuri. Ariko ni waba amaso mwene data, ni waba amaso mwene data, ni waba amaso kandi ugasenga ugatumbira Yesu Kristo, uzagira igitinyiro, uzagira igitinyiro, kuko uzaba uri kumwe n'intare yo mu muryango wa Yuda. Ubugabo bwanebwe ntibuzapfa kukuvogera, ubumama bwanebwe ntibuzapfa kukuvogera, ubukobwa bwanebwe ubwo ntibuzapfa kukuvogera, kuko wibitseho uri kumwe n'intare yo mu muryango wa Yuda. Uri kumwe n'intare, nubona kuravogerwa gusa, nubona gusa ibintu uko birakuzaho gusa, nubona uzamenye nkuko intare mu muryango wa Yuda yakugiye kure. Ariko ndakubwira mwene data, bamaso kandi usenge, wiyegereza intare yo mu muryango wa Yuda, kugira ngo ugire icyubahiro, kugira ngo ugire igitinyiro. Imana nishimwe cyane, kugira ugire igitinyiro, ugitinyiro. Abarozi bagutinye, abagabo banebwe bagutinye, abakobwa banebwe bagutinye, isi yabaye mbi gutinye, kuko uri kumwe n'intare yo mu muryango wa Yuda, iziribatira ibibazo, ikaribatira ingwara, ikaribatira ubukene, ikaribatira. Imana nishimwe cyane, intare yo mu muryango wa Yuda. Mwene data, twisunge Yesu Kristo ku nyungu zacu, twisunge Yesu Kristo ku nyungu zacu, dusenge ku nyungu zacu. Abantu dusigaye twarabihinduye nk'umwuga, tugafa kubikora kubwo kubikora, tugafa gusenga twaraza gusa, ariko ntitumenye nguko umwa Satani iyo adutera, iwe ntabwo afa kudutera gusa, adutera twegere muri 0 metre kugira ngo aturasire mu cyiciro. Rero bene data, mureke duhagarare tube maso kandi dusenge ubudasiba. Yesu Kristo yakomeje kuzingingira intumwa ziwe, arazibwira ngo nimuhaguruke, nimube maso musenge. Imana nishimwe cyane. Abwira intumwa ziwe hara mu gitabo kandi cyaruka umurongo wa 21 kuri 36, arabwira ngo nuko rero muje muba maso musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka. Ese uzarokoka gute? Ibitero by'umwanzi Satani uzabirokoka gute? Abagabo banebwe uzabarokoka gute? Abagore banebwe uzabarokoka gute? Abapaseri banebwe uzobarokoka gute? Abavuga butumwa banebwe abuzobarokoka gute? Mu gihe udasenze, mu gihe utabaye maso. Abarozi uzabarokoka gute? Iyi miyaga uzoyirokoka gute? Iyi si yanebwe, iyi si yabaye mbi uzayirokoka gute mu gihe utabaye maso? Rero mwene data, ndagusabira uyu munsi ube maso kandi usenge, uve mu cyumba cy'ubunebwe, uve mu cyumba cyo gusinzira, kugira ngo Kristo akumurikire kandi akubere intare mu muryango wa Yuda, kugira ngo wibereho amahoro. Imana nishimwe cyane. Mureke twakira agaciro ko mu bumana. Mureke dusenye ibidakwiye. Ijambo ry'uyu munsi rije rivuga ngo tube maso kandi dusenge. Kandi nidusenga tuzanesha ibicugerageza, nitunesha tuzabaho mu mahoro. Nidusenga Imana izadusanga kandi izabana natwe. Ijambo ry'Imana ribafashe. Amen.